Yesu ashimwe, mwaramutse neza. Igitondo cyiza cy'umunsi wa gatatu w'icyumweru. Turashima Uwiteka Nyiringabo ko aduhaye undi munsi wo kumuramya, wo kumushima, wo kumusingiza, wo kongera kuvuga imirimo myiza yakoze, wo kongera kumubwira ngo Mwami turacyahari ngo wongere utugirire neza. Ni ukuri hari akavidewo njya nkunda kubona ka Rutayisire gaturedinga, aravuga ngo nuzajya ubona waramutse ngo ntukajye ubifata for granted, mumenye ngo ni ibintu bisanzwe, ujye umenya ko hari abandi bantu bataramutse. Murabona ko abantu bari gupfa. Ejo twabonye abantu nka batatu bapfuye, harimo umuntu nari nsanzwe nzi kandi yari akiri mutoya. Na n'ubu urupfu rwe rwanze kumva mu mutwe, nakomeze nibaza Mana gute bigenda gute, ubundi iby'urupfu ni ibiki? Gute wicara ukemera ko umwana nk'uriya yapfa asize n'abana batoya? Nahise mbona ko urupfu burya rwirirwa rutuzengurukaho. Nimugoroba ndi kubiganiza abana banjye mu rugo n'abakobwa tubana, ntabwo ariko ni ukuri natwe turashima Imana, urupfu rwazengurutse inzu yacu ariko Uwiteka yaratwimanye. Nagiye gusenga ahantu muri Rubavu, umugabo wari uri kuyobora arampagurutsa, barambwiye hari mu rusengero, ububwire uriya mukobwa ngo Uwiteka yarakwimanye. Ni ukuri Uwiteka yaranyimanye. Umwaka ushize nahuye n'ibintu byinshi, nakoze agisida, nahuye n'ibintu byinshi, Uwiteka yaranyimanye, sibyo? Ariko yangiriye ubwo buntu. Hari abantu ubwo buntu budashikira. Mperutse kumva umuntu ari kuvuga ngo uravuga ngo ufite imyaka myinshi ngo nturashaka, nturagura amazu, nturagira atari kuracyariho. Mujye mwibuka ko Imana yacu ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. So iyo rero tuvuga ngo turaramutse, dushima Imana ko Imana iduhaye umunsi. Ni ukuri Imana iduhaye umunsi wo gutera imbere, Imana iduhaye umunsi wo kurera abana bacu bagakura, ntituzapfe ngo tubasigire rubanda babarere. Imana iduhaye umunsi wo gukorana nayo, Imana iduhaye umunsi wo kuba ibihangange muri iyi si, tugasiga dukoze ibyo Kristo yavuze ngo tuzakora ibirenze ibyo yakoze. Murumva se atari privilege kubona undi munsi? Sibyo? Yesu aravuga ngo abiganyira, sinzi ukuntu icyo cyanditswe kivuga, ngo biganyira iby'uyu munsi, n'abejo baziganyira iby'ejo. Ni nkaho yababwiye ati se mwibwire ko mwese muri abejo. Ari naho Yakobo yigeze avuga ngo wowe yamwise umupfapfa, wowe uvuga ngo ejo muzajya ubunaka nkora ibyo ngibyo, ngo ahubwo wari ukwiye kuvuga ngo gahunda ni iy'Uwiteka, gahunda ntabwo ari iyacu. Rero tujye duhaguruka tubwire Uwiteka Nyiringabo ngo ni ukuri wakoze kuturinda. Hari umuririmbyi w'umunyarwanda wigeze aririmba aravuga ngo nupfa uzasiga iki umusozi. Ugasanga umuntu mu buzima bwe nta kintu amaze. Murabizi ko hari abantu muri iyi si badafite icyo bamaze, ugasanga nta kintu amaze. Niyo yaba afite icyo amariye agifitiye, agarukira ku muryango. N'urya burya ntacyo aba amaze. Umuntu ugarukira ku muryango we burya n'urya ntacyo aba amaze. Bibiliya iravuga itangiriro ngo mubyare mworoke mwuzure isi. Ni esprit ya production. Imana yadushyizemo umwuka wa production, ariko kwaguka kwacu kugarukira mu kubyara, kugarukira no mu bindi. None arangera aravuga ngo uwo yahaye talento, buri wese n'umubare yamuhaye, ngo azaza amubwire ngo murikira talento naguhaye, mpereza nina naguhaye. Nasanga warayibitse mu butaka azavuga ngo bakwambike urusyo bakumanure ujye imuhengeri. Siko bivuga. Reka niba ntibuke icyanditswe neza. Mu gihe cyose talento yawe uyibitse igarukira mu nzu yawe cyangwa igarukira kuri wowe, ubuzima bwawe, imibare utera wowe n'urugo rwawe n'inzu yawe n'iki, italento yawe ntabwo ijya yaguka. Byibura se abo bantu barera gikristo, byibura se abo bantu barerana umuco wo kuvuga ngo bazagire umumaro muri iyi si, talento yawe ntabwo yaguka. Ni ukuri dufite byinshi bizaducira urubanza. Umwami Yesu yigeze avuga ngo umwamikazi w'Isheba azahagarara natwe mu rubanza, atubwiye ngo byavuye ku mpera ziza aza gushaka Salomo, ngo kandi uruta Salomo ari hari. Niba udafite ubwenge ubusabe, niba utazi icyo wakora ukibaze, niba nta na guidance
mwibuke icyanditswe twakiriye umwaka ugitangira ngo basenga biyiriza ubusa ngo bo n'abana babo ngo kugira ngo bayoboze uwiteka inzira. Niba nta no kuyoboza ufite, senga wirize ubusa Imana kugayidinga icyo ugomba gukoresha ibyo yaguhaye, sino ku munsi w'urubanza uzabibazwa. Buriya ngiye nkunda kubabwira abantu muri mu buntu mububemo muzi ngo ubuntu ni iki, kubera ko Yesu ubwe yarabyivugiye. Ibyo by'idini ni umugani Yesu yaciye. Muribuka ko no mu byakozwe mu byahishuwe ari kubwira amatorero y'Ifidelafiya, Isilowamu n'amatorero yo muri ya matorero yose yabwiye niba ari arindwi. Hari aho yabwiraga ngo ndagushimira iki ariko nkugaye iki. Hari nawe yavuga ati kuko nzamanuka ngakubita inkota yanjye. Mujye mumenya ko urubanza rw'ibintu byinshi, kandi buri wese ni inika imbere y'Imana. Ni ukuri buri wese Imana imufata uko baba bafite uko bibaniye. Hari abantu bazabona ijuru nk'uko igisambo ku musaraba cyaribonye, ariko ese kiriya gisambo ku musaraba ko cyo cyahishuye ko Kristo ari umwana w'Imana kigahita cyihana, iby'imirimo ntikizabibazwa kuko cyabayeho kiba, kizabazwa ko cyakiriye agakiza. Yesu yaravugiye ngo kwa data hariyo amazu, ngo ariko iyo aba adahari nabyo mba mbibabwiye. Aya mazu yo kwa Yesu tuzayabamo, ariko n'imirimo iri mu bintu bizakonta mu gitabo cy'ubugingo mu byo twakoze. Sinzi niba tubyumva hamwe. So rero kwa data niba hari amazu menshi azaturamo abayakoreye. Mbese igisambo ku musaraba ngo kizabona inzu yiheze, cyarabayeho kiba, cyarazonze abantu, ariko ijuru cyararihawe, kizaba mu nzu mu ijuru, kizajya mu ijuru. Muribuka ahantu Pawulo yasabiraga abantu bamugiriye nabi, avuga ati n'akana kamo mwibuke yatugiriye neza ati kuko yaradufashaga. Ariko ageze kuri Alexandre w'umucuzi w'umuringa aravuga ati Alexandre w'umucuzi w'umuringa uwo nguwo ati umubiri we nawuhaye Satani kugira ubugingo bwe bubone Imana. Ntacyo yakoze ngo mumwirinde, yari afite umumaro muri we, ariko ngo kugira ubugingo bwe, ikigaragaza ko ubugingo iyo bucunguwe bubona Imana. Ariko iby'imirimo ntubimubaze mwene nk'uwo nguwo, ko Pawulo yaramugaye, sibyo? Dufite byinshi rero bituri imbere. Hari umuntu arimo ambwira ngiye mbona agakiza karimo ibintu byinshi, kararemereye, karagoye. Aravuga ngo karoroshye. Ndamubwira oya, ko Yesu yaravuze ngo umuryango w'irimbukiro ujyamo abantu benshi, ngo ariko umuryango w'agakiza ujyamo abantu bakeya. Mufungure bube maso buri wese arinde izamu rye. Ishusho y'uriya mukobwa yanze kumva mu maso kuko ndibaza no how come apfuye ati nabanje kubona ifoto y'umunsi umukobwa ko munamuzi n'indi ngiye kubona mbona BPR yashyize ifoto, ndavuga wa wundi nzi. Ndavuga ngo ejo nari mbibwira abantu, ndavuga disi ni kuko natwe umunsi wose turi ku masitati bari kuvuga ngo yo ngo arapfuye agira umutima mwiza, yo disi niwe nawe yari afite imirimo ya ibindi ntitubizi. Ariko vraiment abantu benshi babajwe nuko yari afite spirit ya customer care. Buri muntu ufite spirit ya customer care afite urukundo muri we, umuntu ukunda kwakira abantu, abafite urukundo muri we no mu buzima busanzwe. Ndagira rero mbakebure mwongere mubyuke. Ejo nari nababwiye ngo mwongere musubire ku isoko, mubyuke musenge, ariko nabonye byarumishwe n'abantu nka batatu. Umurimo wanjye Yesu Kristo yampaye ndawukomeje, ntabwo nzawureka. Uragoye kubwiriza abantu basinziriye badashaka no kubyumva. Harimo nk'abantu twirirwana nk'ababaze mwumvishe ibyo twavuze mu gitondo, ati biheze, ati ntabyo nzi. Bivuga ngo bari kuri groupe pour kubaho gusa. Ntabwo biba byoroshye, ariko je pense ko buri wese afite uko abigenza. Dawidi ari mu ngoro ye yibaza icyo yakoreye Imana, ubwo yari impibitse mu maso y'abakuru be. Aravuga ati data we, nabonye ineza yawe ubwo nari ku gasozi narandeba umukumbi w'intama. Dawidi ari mu ngoro ye yibaza icyo yakoreye Imana, ubwo yari impibitse mu maso y'abakuru be. Aravuga ati data we, nabonye ineza yawe ubwo nari ku gasozi
ntaramye mu mukumbi w'intama. Shimwa nyagushimwa, ni wowe ukwiriye icyubahiro, nabonye ineza yawe ababisha bari bangose. Shimwa nyagushimwa, ni wowe ukwiriye icyubahiro, nabonye ineza yawe ababisha bari bangose. Yamwimikishije amavuta mu maso y'abakuru be, Eliyabu na Abinadabu, abasore b'intarumikwa. Yamwimikishije amavuta mu maso y'abakuru be, Eliyabu na Abinadabu, abasore b'intarumikwa. Shimwa nyagushimwa, ni wowe ukwiriye icyubahiro, nabonye ineza yawe ababisha bari bangose. Shimwa nyagushimwa, ni wowe ukwiriye icyubahiro, nabonye ineza yawe ababisha bari bangose. Yesu ashimwe. Turashima Uwiteka agira ingabo ko aduhaye kongera kuramuka. Umuririmbyi yararimbye ngo data yemeye, data yemeye ko ducuranga indanga, data yemeye ko ducuranga inanga. Turamushimiye cyane kuri igitondo cyiza cy'umugisha turemeye, kubw'umunsi mwiza duhaye, ku munsi yaturinganyije ahataringaniye, ku munsi yaduhaye umugisha mu biganza agahumisha imirimo y'amaboko yacu, ku munsi yaduhaye imbaraga z'ubutsinzi mu mwuka no mu mubiri, ku munsi yaduhaye imbaraga zo kwihanganira ibitugerageza n'ibitari byahinduka, ku munsi w'amahirwe no ku munsi yatubwiye ngo muhumure ndacyari kugoba kandi ntabwo izina ryanjye nzarihunda. Turashima Uwiteka nyir'ingabo rero ko turi bazima kandi tumeze neza. Turaje dusenge mu kanya. Hanyuma ndirimba indirimbo ya Dawidi umunsi umwe ngo abone isanduku y'umwami Imana igarutse mu Bayisiraheli. Yari imaze imyaka 70, je pense 80, 70, sinibuka neza, ngo mu biganza by'Abafilisitiya, ngo yarabateje iki ibibyimba n'ibiki byose, ngo agiye kubonabona isanduku iragarutse, ngo ubundi arabyina koko umwitero uragwa. Umugore we Mikali wari waravuye ku mugabo witwa Sawuli, niwe wari se, ngo araseka, ngo aramugaya, ngo arangije aramubwira ngo umwami nkawe ugatinyuka ukabyinira ku mahanga. Dawidi aramureba aramubwira ati Mikali mugore mwiza, ndabyinira Imana yakuye so ku ngoma ikanyimika. Sibyo? Dawidi rimwe muri Zaburi 100 bati mwaba ari mu isi mwe mwese mushime Uwiteka. Uyu munsi naje kubabwira imbaraga zo kuramya, the power of worship God, imbaraga zo kuramya Imana. Hari indirimbo nkunda ariko sinashobora kuyiririmba, radiyo yanjye yagize ikibazo, hari ukuntu najyaga nikonekita kuri mashine bigakunda. Indirimbo witwa ngo I will exalt you, you are my God, my heart in praise, ni indirimbo ya Hillsong ivuga ngo my hiding place, my loving God, my defenser. Yavugaga ubwiza bw'Imana, nzakuzamura, imbaraga zo kuramya Imana. Yakobo yigeze yicaye avuga ngo ese muri mwe hari umuntu ubabaye nasenge. Arongera arabaza ati ese muri mwe hari umuntu urwaye nahamagara abatambyi bizeye bamusiga amavuta bamurambikeho ibiganza akire, yakire gukira. Arongera abaza ese muri mwe hari umuntu unezerewe, ese muri mwe hari umuntu wishimye. Ngena nakongera ngo ese muri mwe hari umuntu ubabaye koko. Haguruka uramye Imana, ubwira Imana ngo nibutse imirimo yose wakoze, nitegereje ineza yawe nuzura umunezero, narebye isi ibyiza waremye,
iyi ndirimbo ni iyanjye kubaze ko mba nayibagiwe. Haleluya, haleluya, uhimbazwe, uhabwe icyubahiro. Ese birakwiriye ko tureba ibitagenda gusa? Birakwiye ko duhora tubabaye? Nidufate n'umwanya muto tubwire ngo mwami, ngo mwabindimo mwese nimuhimbaze Uwiteka. Zaburi 103 aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, uhore wibuka ibyiza yagukoreye. Uwiteka yaduhaye agakiza. Njye Uwiteka atampa agakiza mba narapfuye. Njya nibuka ntarakizwa, nari mfite amatake, nahoraga mbyimbye mu nda, nahoranaga umutwe, nahoranaga agahinda, ariko Honorete ndagusuhuje n'umubebe wawe, ndabasuhuje, nizere ko muri konka neza. Honorete yambwiye ijambo ejo bundi arambwira ati yanjye, ati ntagire umuntu uzongera kutuvuna, ati aho namenyeye ko Kristo yambohoye yampaye freedom, ati nta kintu kikimbabaza. Ngo mwabindimo mwese muhimbaze Uwiteka, umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Umunsi umwe rero mbyuka ku gitanda mfite kwiganyira kudashira, dore ko wagira ngo dukozwe mu kwiganyira. Ni byiza Imana yabikora, uswara n'umunsi niganyira Imana yakoze icyiza, ni ukuri bijya bimbaho, sinkirebe. Satani ahora ambwira ati ariko nabira ntarabikora, nubwo nabira akakwibagiza ko nabira yabikoze, ati ariko ni Imana mbi, ni Imana itita ku bayo dore. Ariko dufite byinshi. Nuko umwuka arambwira ngo usanga ntacyo wanje ntakoze, niko yambwiye. Usanga ntacyo bidutwaye kuguhimbaza, usanga ntacyo bidutwaye kugushimira. Wabanye natwe muri byose kugeza n'ubu, oho wabanye natwe muri byose turagushima. Waraturinze muri byose tuguhaye impundu. Uwiteka yaraturinze, Uwiteka yaduhaye ifunguro, Uwiteka yaratwambitse, Uwiteka yatwigishije abana, Uwiteka yadusimbukije impfu nyinshi. Ndabibutsa mugende mwibuka. Umunsi wari uryamye uzi ko utari bubyuke, umunsi wibazaga ngo iki kibazo ndakiva imbere gute, umunsi Imana yakurindiye imbere y'abanzi bawe, imigambi yose y'incakura ikayiburizamo, amarozi yabaye menshi aratwinjira mu mubiri mu gitondo, bwacya mu gitondo Uwiteka ubuntu bw'Imana bukamanuka bukoza. Dufite byinshi dukuri. Akomeza avuga ngo niwe ubabarira ibyo twakirana. Uwiteka atubabarira ibyo twakiraniwe byinshi, agakiza indwara zawe zose. Uwiteka yakuye ubusabwe n'uburozi, atariko mu byimba yanjye niho mukirizwa, atariko mbahaye ubutware bwo kujya mwirukana dayimoni n'imyuka mibi yose. Dukirizwa mu mibyimba ye, indwara zigakira. Dufite ubutware bwo kwirukana abadayimoni muri twe bakagenda. Uwiteka ntacyo atakoze. Ngo agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Uwiteka yaduhaye agakiza, aranakaturindira muri twe, kuko twe kukarinda ntabwo tubishoboye. Pawulo yigeze abivuga neza ngo nifuza gukora ibiza ariko ibi bikantanga imbere. Uwo ngo yari intwari yo kwizera. Kandi Pawulo aruta abantu benshi muri iyi si. Akomeza avuga ngo akakwambika imbabazi no kugirirwa neza n'ikamba. Dufite byinshi ni ukuri twahimbariza Imana. Agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Amena. Ngo ariko abategereza Uwiteka bazamera nk'iki? Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganya. Kenshi Uwiteka yakurenganuye, kenshi Uwiteka yakojeje isoni abakugiriye nabi, abo bose baguhemukiye. Urumva? Rero Uwiteka akwiriye guhimbazwa, akwiriye kuvugwa, akwiriye gushimwa. Iyo turamya Imana tuvuga ubw'ibyiza yakoze, tuvuga ubwiza bwayo.
tangira dusenga ngo mana nziza, mana y'amahoro, mana y'icyubahiro, urakwiriye, uri imana iriho, uri imana yahozeho, uri imana izahoraho. Ni ukuri ngo ntuza yigeze aririmba bose babireba avuga ngo nibutse iminsi ya kera ngo nkuramburiye amaboko, yari yibutse aho Uwiteka Imana yamukuye, ngo ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu barogeye, ingoma y'Imana niyogere. Byarigiye nyibwira ni ukuri Imana ukwiriye inka nziza, ukwiriye amata meza, ukwiriye abana beza, ukwiriye imbuto nziza, urakwiriye, wakoze byinshi byiza. Ngo benshi bari bazi ko nkiri wa wundi, ariko ni ukuri narahindutse. Ngo wakuye ikirenge cyanjye aho hasi ukizana ugihagarika mu maraso yawe. Ni ukuri ndagira ngo mbabwire ngo dufite byinshi byo kubwira kuramya Imana. Ahari twaramya Imana turirimba, ahari twaramya Imana tuvuga mu ndimi nshya, tuvuga imirimo yakoze, tuvuga urukundo rwayo. Umuririmbyi wundi aravuga ngo inyanja naho zaba wino, ngo impapuro ngo zikaba ngo noneho ngo ijuru rikaba impapuro, ntitwashobora kwandikaho iby'urukundo rwayo. Ni byinshi tuvuga, ni byinshi duhamya. Umwami Imana yigeze abwira Yeremiya, aterega Yeremiya, ntubyiteho ku bakubyaye, ngo njye nakumenye utarinjira muri iyo nda ya mama wawe, ngo ngushyireho kuba abahanuzi b'amahanga, ngo ndagutoragura ndavuga ngo baho, ngo nagukuye ivata mu kanwa. Ni byinshi dufite byo guhamya. Ibyo mbivuze bya Yeremiya ko nibutse ko ngenda umuntu wavutse ndi prematire. Ababyeyi banjye barambwira ngo baravuga se ni itafari ni iki, nta nubwo nari ngana na telefone, ariko umwami Imana yari azi ko ubugingo buri muri njyewe, yantoranyije harinjira no muri ubwo buryo. Navukiye mu rupfu ariko Uwiteka Nyiringabo yarandinze, nasimbutse impfu nyinshi. Buriya hari ukuntu Satani avuga ati ariko uyu muntu wundi ninde, akagenda aguhiga. Ngo umunsi umwe ngo nuko Yozefu abonekerwa na marayika ati fata umwana umuhungishe umujyane, kubera ko umuhiga arahari. Ariko igihe cyarageze, umwana ati subiza umwana mu gihugu kuko uwo muhigaga yagize gute, yapfuye. Bijya biba ngombwa ko Imana idusimbutse impfu kuko yibiza igomba kuzatugeza. Dufite rero byinshi, ibihamya byinshi byo kuvuga ngo nitegereje ibyiza Imana yakoze, ndabona ndavuga ngo Mana ukwiriye icyubahiro. Yohani igice cya 4:24, iyo usomye version y'icyongereza ngo God is a spirit, n'abamuhimbaza bamuhimbariza mu mwuka. Kubera ko Yesu yabwiye uriya mugore ati igihe kirageze ko abasenga Uwiteka, yavuze mu ijambo ry'ikinyarwanda abasenga, wamusenga mu kuri no mu mwuka. Ariko version y'icyongereza ngo those who worship him, abamuramya bamuramya mu kuri no mu mwuka. Dufite kumuramya mu ijambo, dufite kumuramya mu bisingizo, dufite kumuramya mu ndimi nshya. Bavuga ngo yaseke baya shoko sikara baratokose yeyeshere sikaya, usingiza Imana, uvuga iby'imirimo yayo yakoze. Urumva? Ndagira ngo mbabwire ngo kuramya gutanga amahoro, kuramya kwirukana abadayimoni. Kubera iki? Kuko kuramya kumanura ubwiza bw'Imana. Wongere usubire ku isoko yo kuramya. Ni ukuri va mu maganya, va mu bikugoye, va kureba ukuntu isi iri kwirukanka, ujye ufata umwanya wawe in the secret place, wihisha ahantu uvuga uti mwamuri imbaraga, mwamurera, mwamurakiranuka, mwami. Uve mu kigare, kuko abamusenga ukoresha iki? Bakoresha umwuka, ukoresha umutima. Dusoreje mu cyanditswe kiri muri Efeziye 5. Ndumva iki cyanditswe twese turakizi, abakunda gusoma turakizi. Hariya Efeso bari Efeziye 5 igice cya 19 avuga iki? ngo kandi ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihambano by'umwuka, muririmbe mucurangira umwami wacu mu mutima yanyu. Kuvuga ngo guhimbaza ni uguhimbaza kuvuye mu mutima. Iyo utangiye kuzamura ngo uzamura wera wera Adona, ugakonekita umutima ku Mana, ibyo uvuga ukaba uri kubibwira direct Imana. Ibintu byose byo muri isi ukabyirengagiza. Wera wera Adona, byaba ngombwa ugapfuka mukabwira Imana
mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera Adonai, holy holy Adonai, holy holy Adonai. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Wera wera Adonai. Ugashaka ukuntu uramya Imana mu mwuka wawe. Uku kuntu tubyuka dusenga, narababwiye ngo ngewe tageti ntabwo ari ukugira ngo Imana ikore ibitangaza gusa, ibyo byigomba kubikora. Nta nubwo ari ukugira ngo imirimo y'Uwiteka ibe ku buzima bwanjye, kuko na Lazaro ntiyayibonye, ariko yaryamye mu gituza cya Aburahamu. Gahunda ni iyo kuba inshuti y'Imana, gahunda ni iyo kugira ubusabane n'Imana. Urwo rugendo rero aba ari uwo turufatanyije, turarukomeje. Umwami Imana yaravuze ngo ese Aburahamu inshuti yanjye nayihisha iki? Meanwhile, ese niki ntakorera Aburahamu inshuti yanjye? Umuntu w'inshuti yawe, inshuti y'umutima, ntacyo yakwima, nta n'icyo yaguhisha. Muve rero mu kigare, mushake ubucuti n'Imana, mube inshuti n'Imana, mujye mwicara mvuga ngo ariko Mana ni ukuri. Iyo ubaye inshuti n'Imana muragendana, iyo ubaye inshuti n'Imana irakurinda, iyo ubaye inshuti n'Imana irakugayidinga, iyo ubaye inshuti n'Imana iguha advice mu byo ugiye gukora, iringaniza ahataringaniye ku bwawe. Kuko nawe mwana w'umuntu, inshuti yawe yifuriza ibyiza, kandi uri mubi, niko Yesu avuga ati namwe babi muha abana banyu ibyiza. So Imana se niki itadukorera twabaye inshuti yayo? Uyu munsi nari nabazaniye ngo imbaraga zo kuramya Imana. Uwiteka abishimire. Navuze ibintu byo gufungura icyumba abantu baraceceka ndababura, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka niwe watangiye umurimo. Ntuzinangire umutima niba ushaka kuba kimwe mu gikoresho cyiza cyo mu nzu y'inyumba, uzagira icyo ukora. Ndabashimiye, kugira umunsi mwiza. Uwiteka aringanize intambwe zanyu, kandi Uwiteka abishimire, abereke mu maso he heza, amajwi yanyu amugereho mutaravuga bumve, aringanize ahataringaniye, arwane intambara, akure amasida mu nzira, ahubwo ashyireho indabyo n'ibyiza byose. Umwuka w'Imana aduhe gukorera muri excellence, aduhe igikundiro n'ubwiza bwe bitubeho, kandi adukure ubusabwe n'amarozi mu mibiri yacu, n'ibindi bibi byose umwanzi aba yakoze. Imitongero yose yatongerewe ku buzima bwacu muri iri joro itaha agaciro no mu gihe cyatambutse, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka bishimire. Ndabakunda. Shalom shalom.